twongeye turatomboye bana b'Imana kuko ahangaha tugiye guhura na Nyagasani kugira ngo tumubere abahamya ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure turi kumwe n'Imana nta cyaduhungabanya. Tugiye gusoma ibaruwa nziza Imana idukunda yatwandikiye, iyo baruwa iduhumuriza ko Imana turi kumwe. Kuri iki cyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe tariki 26 Kamena 2022, aho hano mu Rwanda duhimbaza umunsi w'abahawe Imana b'i Buganda, Karoli Rwanga na bagenzi be, ndetse bigahora n'umunsi w'abalayiki. Isomo rya mbere tujye kuzirikana ni ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Bukeye baza gufatana none abavandimwe 7 hamwe na nyina, umwami abakubitisha imikwege n'imirya y'ibimasa, ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zavuzwaga n'amategeko. Nuko umwe muri bo arabavugira ati, mbese icyo tubuza cyangwa se wifuza kutumenyaho ni iki? Twiteguye gupfa aho guca ku mabwiriza y'abasukuruza bacu. Uwa kabiri nawe agiye kunogoka aravuga ati, wa mugome we, uratwambura ubu buzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka, twebwe dupfuye duhowe amategeko ye. Nyuma y'uwo batangira kubabaza n'uwa gatatu, ahera ko azana ururimi nk'uko bari babimusabye, arambura n'amaboko nta mususu. Nuko avugana ubutwara ati, iyi myanya y'umubiri nyikesha nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka ry'amategeko ye ndayisuzuguye, kandi niwe nizeye ko azayinsubiza. Umwami ubwe n'abari kumwe nawe batangazwa n'ubutwari bw'uwo musore wahinyuraga ububabare. Uwo nguwo amaze gupfa basingira uwa 4, nawe bamubaza kuri ubwo buryo. Agiye kunogoka aravuga ati, ikiruta no kugwa mu biganza by'abantu, upfanye icyizere uhabwa n'Imana cyuko izakuzura, kuko we udateze kuzukira ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 124. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Iyo Uhoraho ataturengera igihe abantu bari baduhagurukiye, baba baratumize bunguri mu mugurumano w'uburakari bwabo. Ubwo ngubwo amazi aba yaraturenzeho, umugezi uhurura uba waraduhitanye. Ubwo ngubwo amazi asuma aba yaraturenze hejuru, arakarama Uhoraho. Umutego warashize turarusimbuka, ubuvunyi bwacu buba muri Uhoraho nyirizina, we waremye ijuru n'isi. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Isomo rya kabiri ni ryo mwari Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 31 kugeza ku wa 39. Niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Yitimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese, yaburite kandi utugabira byose kumwe nawe, ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Kwiziha kuba intungane. Ninde uzacira isi urubanza? Ko Kristu Yezu yapfuye ndetse ko yazutse, uri iburyo bw'Imana, akaba nadutakambira. Niki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristu? Ibyago se, agahinda se, ibitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se, cyangwa inkota? Nk'uko byanditswe ngo, ku mpamvu yawe baratwica umusubizo, batugize intama z'imbagwa. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava, tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ejuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristu Yezu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 12 umurongo wa 24 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Pasika yari yegereje, maze Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute, ikomeza kuba yonyine, nawe yihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira, Data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge.
muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Bakristo bavandimwe, nidukomere muri Kristo, tumukurikire tumukurikize, nibwo tuzahirwa koko. None kuri iki cyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe turahimbaza umunsi mukuru w'abahawe Imana b'i Buganda mu gihugu cy'abaturanyi, Karoli Rwanga na bagenzi be, aho ubusanzwe bibuka ku itariki 3 Kamena, ariko by'umwihariko kubera impamvu z'ikenurabushyo mu Rwanda, inama y'Episkopi yihuza n'umunsi w'abarayiki turi guhimbaza none, bigahimbarizwa ku cyumweru cya nyuma y'iminsi mikuru ikurikira Pentekosti, iminsi mikuru ya Pasika. Nk'abakristo muri batisimu dusezerana na Kristo ibintu bitatu by'ingenzi: kwanga icyaha, gukurikira Kristo ndetse no kumwamamaza. Ngubwo ubuzima bw'umukristo nyawe, nguwo umurayiki mwiza kubera Kristo umuhamya, nguko kwitanga, ukitangira abandi, ukitangira kiliziya buri munsi. Ari nabwo butumwa bukubiye muri ibaruwa ya none, ibaruwa Imana yatwandikiye, ibaruwa iryoshye cyane yitwa kwitanga, ukitangira abandi. Mukristo muvandimwe, ushobora kuba ufite ibintu bya mirenge, agafaranga n'agafaranga, yewe ukanabitangaho, yewe n'abantu bakagushima by'akataraboneka, ariko ntacyo bimaze niba wowe utitanga. Sodone voire pardonne. Niba usigarana umutima wawe uwugundiriye, ukabatanga ayo mafaranga yose ndetse n'ay'ibirenga yo gufasha abandi, ni byiza, ariko umutima wawe uri kure y'Imana, mubyeyi muvandimwe. Ngatanga ibintu ariko umubiri wanjye uri koga ku ngeso mbi. Ahangaha icyo gihe naba ndi hafi y'abantu, ariko ndi kure y'Imana. Uri gutanga ariko ntiwitanga, ntiwirekurira Imana, ntiwirundumurira mu Mana. Ingingo yacu rero uyu munsi iragira iti uburyo bwo kwitanga. Uko nakwitanga, ngitangira abandi, ngitangira kiliziya, au service de l'église. Amasomo atagatifu n'ubuhamya bw'abahawe Imana b'i Buganda kuri uyu munsi nyine w'abarayiki biradufasha kuzirikana kuri iyo ngingo remezo yo kwitanga mu zindi ngingo 3: umuhamya, ubwoko bw'abatisimu n'ingero zo kwitanga. Ingingo ya mbere, umuhamya. Umuhamya biva ku ijambo ry'ikigereki martus, mu gifaransa témoin. Umuhamya ni wundi wemera guhara ubuzima bwe akababazwa, yanga guhara ukwemera kwe, nuko akaba yakemera urupfu aho guhakana Imana cyangwa guhakana imyemerere ye, la foi en Dieu. Tertullian, umwanditsi wa Kiliziya Gatolika w'umulatini, mu gihe cy'itotezwa ry'abakristo ba mbere mu kinyejana cya 2 ndetse n'icya 3, niho yavuze ati: Semen est sanguis Christianorum, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Ngo amaraso y'abahawe Imana ni imbuto y'ubukristo. Byumvikane ko abahawe Imana bafite ukuntu bongera ubukristo, ukwemera kw'abasigaye inyuma, twebwe wowe nanjye. Rero kuri iki cyumweru dufite ingero nyinshi muri aya masomo matagatifu z'abahamya, abitanze, abahaza amagara yabo, abanze guhakana Imana, abahamya, les témoins, martus, les martyrs. Mu isomo rya mbere twumvise uburyo umwami Antiochus yatoteje kandi akica rubi abavandimwe 7, akabahatira kurya inyama zatuwe ibigirwamana, ariko kubera gukomera ku Mana banga kwihumanya, bemera gupfa kigabo. Baba bahamya bizuka, bizeye ubugingo bw'iteka, ko twagiye twumva bagenda babisubiramo. Uyu mubare 7 muri Bibiliya mu gihe bureni Zayin bisobanura intwaro. Niko kuri kurwana urugamba rw'ukwemera ukagera ku butungane, la perfection. Akamvugo nziza yo ku rugamba ngo intwari ntabwo ari itangije urugamba, ahubwo ni yarusoje. C'est la fin qui justifie les moyens. Nguko gutagarukira mu nzira, ntugarukire kuri 6, l'imperfection, wa mubare utuzuye, ahubwo 7, la plénitude, la perfection. Mbakugeze hehe mu ijuru, niyo wuzuye nyirizina. N'imishinga y'umuvandimwe yose yerekeza ku ijuru, ishimunezerwe, kuko nyine uri gutegura iki? Ijuru hamwe n'Imana. Paro mutagatifu we aradukomeza mu isomo rya 2 ati nimuhumure, akadufasha gushikama mu byago, ibitotezo ndetse yewe n'imbere y'urupfu. Aho naho tukinda kwitandukanya na Kristo imbere y'abadutoteza, imbere y'abatugira nabi, bityo tukigana Kristo wabiduhayemo urugero ku musaraba,
natwe tugahamya tuti nta cyantandukanya na Kristo, ari ibyago, ari ubukene, ari ibitotezo, inzara. Ibi byose tugomba kubishikamamo tukirinda gutatira igihango twajyanye na Kristo muri batisi muri ryasezerano ko twabigarutseho haruguru, tukamera yewe nk'abamakabe twumvise mu isomo rya mbere, tukamera nka Karoli rwanga na bagenzi be, natwe tugakomera ku Mana nk'umurayiki mwiza, nta kudohoka, nguko kwitanga, nkitangira abandi, nkitangira kiliziya, kuba umuhamya wa Kristo nk'uko n'ivanjiri bitwibukije uyu munsi. Uwitanga wese ameze nk'imbuto ibanza guhuguta kugira ngo yere nyinshi, kubanza kubabara kugira ngo mure kubabarira, kugira ngo musange na Kristo ikuzo. Ubwo Yesu yagize ati ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azagukomeza mu bugingo bw'iteka. Amen, amen. Ese ngewe nitangira Kristo nte? Ndi umuhamya wa Kristo koko? Ku ruhe rwego? Ngo umunsi umwe mu gihugu kimwe ngo abagizi ba nabi baje gusabura kuri paruwasi imwe, ngo bamaze kwica padiri bari bahari. Mwumviye kuri babaje babyeyi, ndetse no gutwara ibintu bya paruwasi byinshi, nuko badukira by'agahomamunwa bibabaje cyane kurushaho. Badukira tabernakulo bashaka kuyisenya ngo bafungure, ubundi banyanyagize ukaristiya, bari kubyigamba. Nuko umukarani wa paruwasi wari wihishe hafi aho ngaho ya tabernakulo yumva ibi bintu bari kwigamba, nuko abibonye ahita avana bwangu aterura isakamento ryari ririmo, ararihungana, agenda yiruka. Nuko abagizi ba nabi nabo bagenda bamwirukaho amasigamana, ngaho faruko yabacitse kuko yari atwaye isakamento ritagatifu. Nuko muri uko kwiruka baza kumutangatanga impande zose, baramugota maze bamwica acigatiye rya sakamento. Bamwe bati koko Yesu kuki atamugiriye impuhwe akamuhamagura akiruka akabarusha, ko yari yanahunganye na Yesu? Kuki yari yahunganye Yesu none Yesu akaba we atamurokoye? Aha, attention, uyu murayiki uhungana isakamento nyuma bakaza kumwica, ntabwo ari uko yakoze ubusa cyangwa ntabwo ari uko yaruhiye ubusa. Aha, icyaduhatombora ababyeyi nuko tutabishobora. Igihe tuzapfa tukazapfa dufite Yesu mu biganza byacu, bya biganza byakoze kuri Yesu bidakorakora. Tukazapfa dufite Yesu mu mitima yacu twamutwaye, naho ubundi gupfa byo twese tuzapfa, ntabwo tuzumira hano ku isi. Ahubwo hasigaye kumenya ngo urupfu nzapfa n'uruhe, nzapfa gute, nzapfa ndi hehe? Ese nzapfa ku rwego rw'aba bajura baza kwiba kuri paruwasi bakica abantu b'abandi bagashaka no kugira nabi Yesu uri muri tabernakulo? Cyangwa se nanone nzapfa ku rwego rwa Antiyokusi wica urubozo abamakabe? Cyangwa nzapfa ku rwego rw'umwami Mwanga wica Karoli rwanga na bagenzi be? Cyangwa niba napfa ku rwego nyine rw'abamakabe, nkaba napfa ku rwego rw'uyu mukarani ufite Yesu, nanjye ngapfa afite Yesu, bityo nkamamaza ukwemera kwanjye, kuko nyine hano ku isi tuzahava byose sire. Aha, nguko uko umuhamya wa Kristo nyine bajyana hehe mu ijuru, bagakwica uri kumwe na Yesu. Mbega byiza, yaba ari tombora, kuko nyine abakunda Kristo banyura inzira nawe yanyuzemo. Ububabare, urupfu rubambutsa kugera kwizuka mu ijuru, nguko kwizera izuka. Ingingo ya kabiri tujye kurebera hamwe ubwoko butatu bwa batisimu. Batisimu ni ikimenyetso kidusukura, ikaba ndetse n'urufunguzo rwo kwinjira mu ngoma y'ijuru. Kwinjira mu ijuru, ariko winjiramo umeze ute? Utunganye, ukeye, wujuje wa mubare 7, la perfection. Hari uburyo rero butatu bw'ingenzi muri Kiliziya Gatolika umuntu ashobora kubatizwamo: amazi, amaraso, icyifuzo. Batisimu y'amazi, baptême de l'eau, hari ubwo bashobora kubanza gukwigisha iyo byashobotse, hanyuma ukabona kubatizwa. Instruction plus baptême, basuka amazi bavuga amagambo y'ubutatu butagatifu. Naho batisimu ya kabiri, batisimu y'amaraso, baptême du sang, iyi ni yindi noneho turi guhimbaza uyu munsi. Le martyr ni umuntu nubwo yaba yahawe batisimu y'amazi cyangwa ataranayihawe, apfa aho imyemerere ya Gikristo, agahorwa Imana, akaba umumaritiri, umuhamya. Naho batisimu y'icyifuzo, baptême du désir, ni umuntu ushobora gupfa yari yaratangira urugendo rwo kubatizwa, mbese nk'umwigishwa, dans le catéchumène, kubera uko kwemera kwe nicyo cyifuzo cye cyiza apfanye, akabwo arabatijwe kubera Imana. Amasomo rero y'uyu munsi ko twayazirikanye yuzuyemo ingero z'abahowe Imana nyinshi, arabe Buganda nkuko twabizirikanye, ahiganjemo abamakabe ndetse no gukomeza kwa Paulo, abo bose bahowe Imana. Ubwo buryo butatu bwose bwa batisimu ko tumaze kubuvuga bwibanze bukubiye muri izi ngero tumaze kuvuga,
izi ngero nziza zo kwitanga. Sodone ver pardone, kwitanga biganisha ku kubabarirwa cyangwa kubabarira. Ingingo ya gatatu, ingero zo kwitanga. Ahangaha turaza gutinda cyane ku ijambo umulayiki. Umulayiki ushobora kwitanga akitangira kiliziya, akitangira n'abandi au service de l'église. Igisobanuro cy'umulayiki ni umukristo wundi wese utari mu nzego za gisaserdoti. Za nzego za gisaserdoti ko ari eshatu: ubudiyakoni, ubupadiri ndetse n'ubwepiskopi. Bityo umulayiki nawe agakorera Imana muri kiliziya, akabarizwa mu ikoraniro ry'abayoboke b'Imana. Abalayiki bose nk'abakristo bose bafite uruhare ku mirimo itatu ya Kristo: ubusaserdoti, ubuhanuzi ndetse n'ubwami bya Kristo. Ça c'est le sacerdoce commun, ubusaserdoti rusange. Mu gihe les clercs rwa rwego rw'ubusaserdoti nyobozi, sacerdoce ministeriel, bo by'umwihariko bahabwa ku busaserdoti bwa Kristo, ubwami ndetse n'ubuhanuzi bye ku buryo bwa kihozi nyine, bagashinga umurimo wo kwigisha, gutagatifuza no kuyobora imbaga ya Kristo, abayobozi nyine. Nuko rero buri wese ku mwanya we, iyo ukinyeho neza agashobora kwitanga uko ashoboye kose, akitangira abandi ndetse na kiliziya, waba umulayiki waba umusaserdoti, nta kabuza ugera mu ijuru. Kuko icy'ingenzi nizo nzira ugenda unyuramo zose zigenda zikuganisha hehe? Mu ijuru. Reka rero tubanze tuzirikane ku bwoko butatu bw'abahamya, trois sortes de martyrs, bushobora gutuma twumva neza umulayiki wari we n'uburyo ashobora kwitanga kandi akitangira abandi, buri wese mu byo ashinzwe, buri wese mu kibuga ari gukinamo. Il y a le martyr rouge, blanc et vert. Hari abahowe Imana, ubwoko butatu nyine bw'abahowe Imana. Icya mbere le martyr rouge, umutuku nyine cyangwa amaraso. Urugero nko kubambwa, gucibwa umutwe nk'abandi batisa, kugutanyaguza, guterwa amabuye nka Stefano, gushumurirwa intare n'ibindi byinshi. Naho ku bwa kabiri le martyr blanc biganisha kuri chasteté, gukomera ku busugi, gukomeza umubiri wawe. Ibi nibyo byita mu Gifaransa synésactisme. Martyr blanc, kwikomeraho ugakomera ku busugi bwawe. Naho ubwoko bwa gatatu byakomera kimwe, c'est le martyr vert. Ni kwa kundi kwibabaza, kwigomwa, gusiba kurya, gusiba yewe n'ingeso, ugasenga cyane, deprivation et de mortification des désirs, repentance et pénitence pour maîtriser les désirs matériels même sexuels. Ngo wakwibabaza uri gushaka uburyo bwose wacika ku ngeso. Akayamvugo ngo amaraso yose ntabwo burya aba ari umutuku, ashobora guhindura ibara bitewe n'icyo washyizemo cyangwa n'uburyo bashatse ko ahinduka, cyangwa bitewe n'uburyo agiye gufasha abandi. Bikavuga ko kwicwa, kumena amaraso uzira ivanjiri atari bwo buryo bwonyine bwo guhorwa Imana. Yewe hari n'ingero nyinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi umukristo ashobora kwitangaho akamu buzima bwe ari umumaritiri. Mu ijambo rimwe dushobora no kubigereranya kwanga kudohoka kugira ngo ukomere ku ya myemerere yawe, imyemerere mu Mana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rwari rukize cyane pe, ari abahirwe. Ngo umugabo n'umugore bakize, bafite inganda zinjiza mu gihugu ndetse no mu mahanga. Umugabo rero akajya ajya gukurikirana inganda ze zari ziri mu mahanga, akamara igihe kirekire. Naho umugore we agakurikirana inganda zaho nyine mu gihugu bari batuyemo. Nuko ubumabuja wacu akaba yarakoreshaga abakozi, ariko mu rugo rwe hakaba harakoraga umuzamu w'umukene, umukene nyakujya, kumva ukuntu yamukijije, ariko umukene ngo akaba yari umukristo. Nuko nyirabuja ngo yamwitegereza uburyo yitangira umurimo n'uburyo ari inyangamugayo, uburyo ari sympathique, bigakubitira ko umugabo yashobora kumara n'ukwezi kose atarakandagira mu rugo. Ubwo se muri kumva ikiza guhakurikira? Ngaho for uburyo umugore yihemba umuzamu umushara atamurengagije. Nuko uyu mugore kera kabaye byandi byo konye kibatarara bushyitsi, yamuhamagara ngo aze bajyane mu cyumba cy'umugabo we ngo baryamane. Wamukoza akamwitaba ati karame mama. Nuko amabuje yakuva mwise mama, agahita asubika ya dossier, nuko agakomeza ashaka andi mayeri yose yazamwibagiza iryo jambo ngo mama, bityo akabona uburyo nyine yamufatisha, gufatisha umuzamu uri mabuja. Nuko mu munsi umwe aza guhimba andi mayeri ya kabiri, aza kumukura ku mwanya w'ubuzamu, bwa buzamu bwo mu rugo, amushyira ku bushoferi ngo ajye amutware ku kazi n'ahandi hose yamuteguriye. Nuko mu munsi umwe nyine aza kumusohokana muri hoteli, ageze nanone aramubwira ngo baryamane. Wa mushoferi ati mama, sinaryamana na mama pe, mu rusengero bazampagarika kuko yari amahano.
sinabikora. Wamabuje ako kajambo gakomeza kumukorogoshora, maze akomeza kwibaza ikindi yakorera uwo muntu mpaka baryamanye. Nuko ubundi bwa gatatu aza kongera kumuhamagara, noneho agiye kumwongeza nka promosiyo ishyushye, maze aramuhamagara amubwira ati dore rero uri mu nzu y'ikode wowe n'umugore n'abana babiri, nge rero kukubakira inzu igezweho cyane, cyangwa uhitemo inzu imwe muri izi nzange nziza cyane wakumva wifuza, ubundi ntuzongere gukodesha, ariko nanjye kugusaba akantu kamwe, turyamane umpe akana kuko ndagukunda. Ngaho babyeyi imbere y'iyi mitungo, imbere y'inzu nziza, ngaho fora uburyo uyu mugabo agiye kwifora ngo yakiriye impano ihenze, yiherewe atiriwe aruha, atiriwe avunika. Nuko wa mugabo ngo aramubwira ati mama, sinshobora kuryamana nawe, ni ikimwaro gikomeye cyane, nama hano, wampaye akazongerera neza, uri umubyeyi wanjye, uri mama, wambereye umubyeyi, sinshobora guhemukira papa, sinshobora no guhemukira mama, wangiriye neza. Mwambyaye muri batisimu, sinshobora kuryamana na mama kuko mfite umugore wanjye. Muri ako kanya w'umugore ahita arakara bikomeye cyane, arabisha, ahita afatwa n'uburakari nk'ubw'imisaraba 10 bw'iyo mbwa imusuzuguye bene ako kageni, maze muri ako kanya ahita amwirukana by'igitaraganya, amaguru atareba hasi, ndetse n'ayakoreye yose ntiyayamuha. Nuko wa mugabo arataha, ahara akazi n'inzu ye na za promosiyo ndetse n'umushahara we. Bamwe bati Emma najya kumurega, ubundi uburenganzira bw'umukozi nyine bwubahirizwe. Bakristo bavandimwe, ziriya nyama abamakabe banze kurya kumvise mu isomo rya mbere, maze bakemera gupfa aho kwiyandavuza, bitwerekeza ku nyama z'isi, n'ibintu byose biryohera, n'ibindi byose bitera akanyamuneza, bikadushimisha, ariko nyuma bikaza kudushimuta. Uko niko ingeso mbi z'ubusambanyi, ubuhabara zajya mu rwego rwa za nyama, nk'ibintu bituryohera inyuma ku mubiri, ariko ibintu bikaza guhumanya umukristo. Ibyo byose rero umukristo atakwishoramo izo ngeso mbi, hato ataza guhumana, akaba yanahumanya abandi, akaba yakwemera guhara akazi, amafaranga, za promosiyo, n'ibindi byose byamuhesha icyubahiro. Bwa bwoko bw'abamaritiri twabonye, bya bintu byose muhesha ikuzo, icyubahiro, bimuzamura mu ntera, ariko agakiza ubugingo ku buzima bw'uko Yesu yabitubwiye. Ngiyo mortification, ngo umumaritiri, umuhamya wa Kristo, martire ver, gucika ku ngeso mbi, kwikomeraho, gukomera ku mubiri wawe, wirinda kudohoka. Sinaryamana na papa, sinaryamana na mama, sinaryamana na mushiki wanjye, sinaryamana na musaza wanjye. Aha, izo nyama zose zigashanya ibintu byose bituryohera, ariko bikazadusharira kera kabaye. Ngo gukomera ku mico myiza, wirinda kwiyanduza no kwiyandavuza, uko no kwitanga, ukaba uri kwitoza ubuzima bw'abahowe Imana. Abahowe Imana ni benshi, uko twitanga buri munsi mu mirimo yacu, nako burya n'ubwoko bw'Imana buhoro niba ariko bihuye n'ibyo Kristo ashaka. Rero buri wese kuri iki cyumweru areba uburyo yirinda, areba uburyo arinda abandi, uburyo wirinda kwiyandarika mu ngeso mbi, za zindi zituryohera ku mibiri gusa, ariko roho yacu ikaba iri guhangirikira, roho yacu ikaba iri kubabara. Yesu ibyo byose bikamubabaza. Yesu umwana w'Imana, nanjye nyuma yo kumva ingero nziza z'abahowe Imana, abamakabe, abamaritiri, nanjye niyemeje kukubera umuhamya buri munsi, nirinda ikibi cyose buri munsi, utube hafi nyagasani Yesu mwiza buri munsi. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.